Yes guys, mumeze mutese twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Rero nk'ibisanzwe niyo ara update ikomeza kugenda ibagezaho amakuru ari kugenda acicikana cyane cyane ku y'abantu bashaka kuziga muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se muri IPRC. So rero nk'uko mubibona tubazane inkuru nziza, niko nabyita heke yamaze kuba yatangaza ku bantu basoje uyu mwaka w'amashuri 2023 na 2024. So nk'uko mubibona rero heke ikaba isohoye itangazo ivuga ku kuntu ibya buruse bizatangwa cyangwa se ukuntu noneho abantu bazajya bahabwa kaminuza hatagendewe ngo kuri bya bindi bya principal passes ukuntu byari bisanzwe ngo ugomba kuba waratsinze amasomo abiri y'ingenzi ngo ibiki n'ibiki. So ngira ngo rero nk'uko mwabibonye cyangwa se muri kubona iryo tangazo turinyujemo amaso gake, ngira ngo mu bintu bagiye kujya bagenderaho ni ukuvuga ngo icyo usabwa ni uko ufite certificate cya diplome gusa, icyo kirahagije kuba wakaprayinga muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se muri IPRC. Kuba ufite diplome bivuze yuko umuntu wese wagize amanota hejuru ya 50 kuzamura yemerewe gukora application, kuko bivuze yuko niba ufite amanota 50 kuzamura ufite diplome, ubwo bari munsi nayo bafite, ngira ngo urabizi mbere buri muntu yabaga afite diplome ariko atakemererwa kwa applyinga bitewe nuko wenda adafite two principal passes, ariko ubu ngubu mpfa ko ufite diplome buri muntu arabyemerewe wese wabonye diplome. So rero mukomeze mwitegure general application zayo arazigiye gutangira, ngira ngo nkuko mwabonye izi ngizi zabanje za dental surgery na sport and education zizarangira kuri 30 z'ukwa gatatu, kandi zirangira kenshi iza general application zita zitangira. Mwebwe mwitegure, icy'ingenzi mwabibonye, kandi ku bantu basoje indi myaka ngira ngo nabo babavuzeho kuri yo babavuzeho muri iri tangazo. Turi kubivuga mu kinyarwanda kugira ngo byumvikane neza. Abantu basoje mu yindi myaka bashaka gukora application batasoje umwaka bo ntago bazahita bagendera kuri ibyo bintu, keretse nihashira imyaka 2. Bino bintu birahita bitangirira ku bantu basoje uyu mwaka gusa, ndene abantu basoje mu myaka yashize bo bazategereza 2027 babone gukora application, nibwo bazaba bemerewe kuba bakaprayinga kuba upfa kuba ufite diplome gusa. So niyo makuru y'ingenzi twari tubafite, mukomeze mwitegure mpfa ko warabonye diplome